papa nasi ndi kurota ndi kureba ndi kugira gute aho usigaye wubaka kugira ngo nzanire umudamu mu cyumba we wagakobwa we reka nze nkwereke kugezaho kugira ngo uzajye unzanira umugore ku buriri papa nasi koko niko washinziwe niko washinziwe yaje gute uri n'umukecuru arega ko nari nzi ko ari butinde koko ubu ni igihe kimuvanye ku kazi asanga ari uwamuhamagaye kweri none ibintu nkoreye papa nasi imyaka yose tumaranye niba ngiye umuhembye kugira ngo uzajye ugenda ujye kuzana utwana duto hariya mu nzu uretse uzanyicuza utakimbonye uretse uzabibona uzanyicuza utakimbonye ndagiye maze uzajya uzana ririya byana ngo bitoya ngo abana bangana gutya abana uretse uzicuza n'icyo urebye mu myaka cumi nkubita reka nifatire umwana wanjye kandi nifatire umwana wanjye ngwino uretse ko nasi uzabibona imana yo mu ijuru yonyine ntizakwihebye rero nazabika abana batoya uzabibona genda genda azi n'ingiye ndetse n'ihindura yambara ahangaha nanjye be n'umusore ahangaha ukisezerano ndi bihagaritse aragiye nagende mukobwa rero nababwire rero nuko buje aragiye uramukurikira cyangwa uraguma ndaguma ahangaha sawa rero ugomba kuzajya unyitaho urumva ubu ni uburyo buzajya unyitaho kuko nawe uri mwiza uretse nkwereke uretse ariko nkwereke undi si ubu ngubu hano agakarengana ko ni keza uretse ariko uretse wowe n'ubwo muzajya unyitaho urumva
iyo ujya mu kazi ndanataha na kare turi tunaganira sibyo ariko uyu mugabo ikintu ashakaho azakibona. Atangira nikubitisha ngo mabuja yaragiye, ntarebye neza nanjye aha nazahavanye imbwa yiruka. Ndagenda ni hahandi nubwo mubwiye ngo tuzagumana, umuntu abura nyina ntabura nyirabuja. Ndafashe umwanzuro ndataha rwose, ahubwo reka mfate twana. Mbundi mbabarira tugire vuba umukecuru ataraza. Aje ntabwo yakemera ko waba ukivuye sinzira. Wallahi ndakubwiye ngo ninjye nkujyanye murate uvuga ati dola amatsiko kugira ngo wambabariye surprise ngufite kugira ngo kuyimbisha mbabarira ngiye kujyana ahantu urareba mu kirere. abo nisunjyana muri ya ghetto yawe we pansiyo ngisimba mwiriwe kare mwiriwe mwiriwe mute hano? twiriwe neza. uyu mukobwa ko nta umukobwa rero n'inshuti yanjye yitwa Dora, yiga muri Tanzania, ngeze kwiga muri segonderi ku ishuri iwacu. ese yavuye hanze? Yego. reka nongere gusuhuze. hi nari mubonye ukuntu mami rero narinje gusabira dola uruhushya. Hari umukazi ni sister wanjye ufite birthday, najyaga ngo niba bishoboka umwe tujyane ntago mutinda. nahagana hehe? Nyarutarama. akose ko atari yabibwiye. Imana ari kukubwira rega ko watinze ku kazi, ntabwo nari niteguye kugeza izi saa utaraza. Ni na surprise tugiye kumutungura nawe ntabwo yarabizi. ndaguha isaha imwe yonyine. Mama isaha imwe nayo ni nkeya. Abiri at least birabirangiye wenda abiri. okay ntacyo. Oh thanks. reka hari ibintu njye nari ngiye gukora, reka nkomeze mbikore. Umva uzamutugire funga wa mukecuru atabyumva. Umva tugiye kuburudika ku musenyi w'igisenyi. Ubushyuhe bw'i Kigali numvaga bundembeje ko wa mukecuru atakora, ariko ndakubwiye ngo ubwana usize hano. Ubwana se Tugiye ntidushatse kunywa, tugiye kurya. Mbabarira tugenda uko twihute.
kono komanze ngo numvire ndakira mwarimu yehe muzi ko ndari namutumye ku kujya isoko guca mu gikari aho sibyo byawe ndananiwe unananiwe niba narwaye sinumva nasukumye yewe ariko mare nawe mwaranyanze ariko ukuntu wadusize ntabwo ukuzi mare mbabarira sinshaka kongera kumva biriya bintu none ndabyibuka bikandenga kutambaza ukuntu navuye muri ruriya rugo natashye byari bimaze kukurenga ndaza ndinjira mu nzu y'uko wenda abana bari naho ngaho cyangwa nawe ahari yatashye nagiye ngasanga yibereye n'umukobwa bariryamiye ibaze usanga ni ibyo nyine aho ngaho niho papa nasi n'umukobwa mu cyumba cyawe aha kuki umukobwa umeze ute igini nimba ari igini nimba ari indaya izina rya Yesu izina rya manasi ubwo wabyifashe mu mutego ko nagifashe mone natangiye guhondagura wa mukobwa papa nasi nawe aba aramfashe yaranyishe arakarwanirira sanga heza ijoro cyakora noneho hari ibintu birenze saa sita z'ijoro nari ndi mu muhanda ngewe na nasi ngewe na katsutsu hari ayiwe ariko mana arumva nahise mfata imyenda yanjye n'ibintu byose bitanzinga ndagenda mw'iryo joro muri iryo joro mana yanjye ko bindenze noneho nahise menya ubwenge muri iryo manzi imana yavuze ati reka nze nguhite nguhumura amaso ukiva muri ruriya rugo uzi ikintu cyabaye nahise ngenda mvida konte ze zose ndakuzi nawe dore miliyoni izi 50 yose yakuraho mama nasi nanjye hita nzifata nta n'ubwoba ugira ubwoba bw'iki nasi mwarimu intazakwica kuko n'ubundi yari kuzihereza indaya anyica jyewe buriya nari n'ikigoryi ndi hariya ndarandira ubu namenye icyo bise ubwenge narinzi ko ubu uri muri nyakatsi ndi muri nyakatsi nanjye nahise menya ubwenge impamvu ahantu haka mbese ubu narindi mu nzira zo kukubaza ibi bintu ahantu wabikura ntabwo nigeze naya muri ayo mafaranga kubera afite abana naguzemo imodoka isi koko wawu imwe ni pajeri iyindi ni benzi cyakora noneho aho nanjye ndakwemeka ubu ngubu amafaranga yanjye ari mu mitungo urebe n'ukuntu yari afite amafaranga ntazi n'amakonte ye ko atigeze aza kumbwira ngo ayo mafaranga ari inyamuhe warakoze kuri kw'Imana ubu nendaga kukubaza nanjye kubaza nese wahise ubona undi mugabo se byagenze biti icyamba baje umugabo wanjye ati koko batandukanye nta no kujya kubashimira n'ukuntu badufashije ibyo ngibyo muzamubikora bambwira amakuru y'abana rero tutu teta ngwino iriya mbi mami mwa cyarakuze bite ko mwanyanze se ntabwo twakwanze yaranyanze niwe watwanze oya kandi njye naje zabwire mami muzane rero kumusura sibyo sawa okay nari ngiye kuzinga imyenda iri hariya mbabura tugende tujyane tuyizinga nanjye naje ndicara nk'aho hano ndi umushyitsi yewe ariko mwana mbega ahantu heza ni heza birarenze nanjye rero nahise niga ubwenge aho ntabwo nari kuva muri ruriya rugo ngo utamenya ubwenge
ariko hari akantu nabuze hano ngwino wereke akantu wabuze ngwino ca hano hagiye wabura ko ndi gutunganya ibintu hano se oya ntacyo uraza kubitunganya mu kanya cara hagiye urabona rero tubanye imyaka myinshi ni myinshi si myinshi ni myinshi narebye ibintu byinshi wari urimo urakora ndeba ukuntu urimo urakora ndeba ukuntu uri gukora guhera uyu munsi unyisanzureho bidasanzwe se mabuja bidasanzwe gute urashatse kuvuga ngo gute se n'ubundi ariko nkwisanzuraho nyine unyisanzureho birenze ngiye kuvana no ku mushahara w'amafaranga 40,000 naguhembaga ubu niwe uzajya wikoreramo ukoramo niwe uzajya wikoreramo kora hano urumva utashimiye ndagushima urashimiye urabyemeye se cyangwa ntabwo ubyemeye cyambere ubanza kukubaza mabuja kwikoreramo ndabyemeye uruzi yuko najyaga nkukodeshereza n'inzu ndabizi ubu ngubu uzajya uba mu rugo sibyo uzajya nukuvuga ngo nese wambarira uta amafaranga utari mu rugo iwawe se mabuja iwanjye ntugire ikibazo nese ntuzi ko ntakibana n'umugabo wanjye mfite amafaranga mfite amazu nta kintu mbuze n'iri duka urabona n'iryawe niwe uzajya umbarira n'ubundi wari comptable wanjye sibyo umva iduka n'iryanjye n'iryawe ntugire ikibazo urabyemeye ndabyemeye mabuja ni ukuvuga ngo tuzajya rero dutahana n'umugoroba ntabwo uzongera kuba iwawe sibyo tujyane mu rugo nakubwiye ngo tuzajya dutahana ubu guturuka kuri iyi saa kuri uyu munota ubu bimaze kuba ryari saa 12:40 saa 12:50 harabura iminota 10 kuko iminota 10 niyo mbagereye mu rugo turatahana se wa mushoferi wanjye ari he tugende uri ready ariko nzajya nsubira mu rugo subirayo kumara iki hari ibyo wataye buriya bushwambagara ntwongere kubuzana wowe ugiye kujya mu nzu yuzuye ntabwo uri kuri kunyumva ndi kuvuga mvuge mu gifaransa mu cyongereza mvuge mu giswahili nicyo wumva hakuwe kuki uri kwigira umwana nabyumvise mabuja wabyumvise nabyumvise uri ready nabyumvise okay ngaho subira mu kazi mu kanya turataha sawa mabuja we ntugire ubwoba nta kintu uzabura sibyo ntacyo komeza ukore muraho mabuja muraho uraho amakuru yawe ni meza yego uracyari umushoferi se yo bose twararekanye navuye muri ruriya rugo nawe uhita ugenda twarananiranywe rwose ko yari umuntu mwiza hariya kuri wowe byagenze gute nanjye yarabaga umuntu mwiza kubera ko nawe wari uhari ariko nyuma yaje kuzahinduka yabaga umuntu mwiza ku bantu bo hanze uretse gihe urabizi ntabwo ari wowe wenyine wenda buriya sinzi none se ko twaje guhita dutandukana nk'amazi ibyumweru ibi byonyine bibiri turatandukanye ndetse nasizemo nk'ukwezi nyine nanjye niko byangendekeye ariko nyuma naje kumva yuko waguze imodoka ebyiri ndazifite rero n'ubundi umuntu twabanye kuri aba twakoranye neza n'abantu bakabura kuma akazi impamvu nifuje ko nanyura aha ngaha kugira ngo mbasuhuze nimve ko hari n'akazi bishobotse pe nta kazi ufite se wowe ubu nta kazi mfite rwose nawe urumva nyine kuva nahava ubu ndicaye ugize imana kuko umukozi wanjye umwe yari yambwiye ngo nishaka undi yabonye akandi kazi gahita kamuhindurira n'ahangaha n'imibereho urayireba okay ejo uzaza utangire ntabwo twigeze tubana nabi wowe murakoze cyane mu gitondo uzutangire uze hano kubera ko imodoka n'ubundi ndayizana wowe urahita uyifata uhita ujyana abana ku ishuri murakoze cyane okay
injira ntabwo wafunze. Sisi ndo mushyitsi agoye. Ukuntu wakomangaga cyane naragize abantu undi mushyitsi mu mwana. None ndo mushyitsi reka saye. Hicara nawe hafi. Uzanye icyigisho se? Ntabwiza n'ahari. Gusa umaze iminsi utaza ku ishuri. Bize biti. Umunsi nari naraye mu kabari mfite hangover nyinshi cyane, ntabwo nari kuza mu ishuri, ntabwo nari kubishobora. Mu kabari? Kabari. Mu kabari umuntu wagisigaye ajya mu kabarira. Ni umunyeshuri? Neza akabari ariko ntabwo gatoranya umuntu. Anyway, twigire nta kibazo. Sifa turi kubwira mu kabari si umuntu w'umunyeshuri ajya mu kabari gute? Wisho. Amakuru se? Shani ubwo nkibyuka nanjye nyine hangover yatari. Nembyutse nkora etude nakora iki kindi se? Ngindirinye. Hehe. Are you serious? Okay. Kanitegura wongere nyuma y'isaha imwe. Iki? Kosore vuba vuba ubwo nyine. Umuntu uguhamagaye? Dora. Dola? Dola uhe? Dola nzi cyangwa n'undi dola? Ntuzi. Ntabwo bishoboka. Dola yandaye hano hepfo? Bereye kucyo uvuga ngo ni ndaye. Mana we, nene nabuze ikintu gituma nasi. Ninde utaje ku ishuri ni nasi? Ninde utaje muri etide ni nasi? Ni mana we, dola. Ni dola koko. Ni dola wakuraruye. Ako nasi. Usigaye ujyana na dola? Ko dola ntabwo arayigeze anyigisha, ni inshuti yanjye, ubwo buravuga ntabwo nzi. Ntabwo uzi? Ni inshuti yawe. Kandi nta kintu nari namubona n'ubwo buravuga sinzi aho wabukuye. Ako dola uvuga ubwo uramuzi, mugendana umuzi, imico ye urayizi? Ako nasi kamubazi mu bantu bose, mu nshuti z'uriya mukobwa uwabuzi, ushobora kuba wabuzi, ninde utazi ko yatwaye inda? Ninde urwaye sida n'umwana yajyanye? Ninde wavanye iminda n'umwana yajyanye? Ninde wagiye kugurishwa n'abana Dora yajyanye? None nawe wagiye kukurarwa neza burundu? Dora njye nawe kituhuza n'igise akabari, kwisagambira, kubyina kabari. Musigaye mufite business noneho mwafinze akabari? Kagabyo nkubwiye. Duhuzwa no kujya mu kabari tukanywa tukabyina tukitahira. Ubu uravuga ntabwo nari nabona. Reka ibyo ngibyo tubyihorere. Oya, umva nasimbwira ngo tubyihorere sibyo. Ngiye kubujyana na Dora ngiye birambabaje ko nta kintu kiva kuri Dora kizanze. Dora uri kujyana abakobwa yagiye kubagurisha. Dora ninde wajyanye abana mu kabari ni Dora? Nasoni kugera nirandaya. Ese ubwo mama wazi ko uziranye nawe ra? Ntashobora ko nta nubwo abimubwira, nta nubwo atinye kubimubwira, kuko nta n'umubyeyi wifuza yuko uriya mukobwa avugana n'umwana we. Reka tubireke nakumvishe rwose. Reka tubireke. Uyaburetse sibyo, imbwira ngo twireke. Reka nkugire inama sibyo, kandi unyumve. Uramutse ugenda ukomeje kugenda n'uwo mukobwa naje bundi ugatwara inda nkuko n'abandi bazitwaye, kuko muba mwagiye mu kabari muba mwagiye gukora iki? Kunywa inzoga mu kabari. Ntabwo ari mwebwe mwenyine muba muri, muba mwagiye guhura n'abandi kandi haba hariyo n'abagabo, kandi nta kindi Dora aba yakujyaniye, ni ukujya kugucuruza nk'abandi, kandi wagezeyo ntawe ntabwo wabyanga, maze ukava ishuri ukarita nkuko nawe waritaye.
nasi wabuze iki? Mbwira ikintu wabuze muri uru rugo. Mama we yirirwa yihiringa ashaka minerivare, akari nubwo aradasinziriye ashaka minerivare yawe, ariko ugiye kwanga umutizuruka kare nawe utisize kubera mvuga ngo ni dora. Ariko reka nkubwire, sibyo tuganire kandi ugire n'inama, dusubize ubwenge ku gihe, dutekereze ahashize. Ukiri umwana muzima wiga utuje, sibyo? Twicaye tuganira intego twarihaye kugeraho, uribuka twica tukavuga ngo reka twige, sibyo? Natwe tuzarangiza nk'abandi bakobwa. Uratekereza ukaziruka kuzashimisha ababyeyi bacu, kuzakora diplome tukayitsindira, kuzaba abantu bakomeye, tubona akazi dushimisha ababyeyi bacu, tuba abantu bakomeye, tugura imodoka. Ese ubona twe tuguze imodoka twaya tuzigenderamo n'abandi bitakunezeza? Nasi ntabwo byakunezeza. Nasi wamba wari kongera ugahinduka ukaba nasi nzi koko ukarerekana n'irandaye. Wambabariye koko ejo ni ukwiteza agahinda ukabutejeje umubyeyi wawe urubwa, ejo ukabutwaye inda y'indaro. Nta no kuvuga ngo wenda ngo mfite umuntu nzi wayinteye ngo nzanamushyira n'uwo mwana. Si ibintu kuza gutera mama wawe agahinda ukamubyarira iruhande. Ishusho nakumvishe rwose, ahubwo reka no kwiga tubyore ndi kumva namwe. Oya nasi sibyo, ngiye mbabara ugize ukuri nimba ibintu ugiye ugiye kubitekerezaho, sibyo? Ngiye kozamba igisubizo mbwira ko utakigendana na dore. Ngiye kugira inama, sibyo? Nawe ubitekerezeho. Abanyarwanda baravuga ngo mbwira inshuti yawe nanjye nkubwira uwo uriwe. Ubwo zari inama nkubwiriye. Subireje. Ciao. Rero ntabwo ngwerekeje twumva nane. Twese nta kibazo. Kingura vuba vuba ndi gukererwa. Kudakingura.
ko bake barihereza. Kandi n'ak'umubiri kanzibuzemo kandi akangaka gezaho Innocent ndi guhamagara ukarura arimo akeka arimo akeka uri kurizwa n'iki nako bakoze ibintu ntabwo ari wowe uziteka ukatwarurira ubu usanga ufite n'ubwenge ukatuzanira isosi itagira inyama ukavuga ngo ushwanyukiye mu nkono uri kurizwa n'iki nako mabona buri munsi ntabwo warura isosi itagira inyama ukavuga ngo sashwanyukiyemo uzi n'ikindi umushahara w'uku kwezi kose wahera gira papa warura ibiryo ku meza rangiza uku kwezi uri gushya hariye mama wowe wagiye ntagabe unameze amagi Amasahani menshi. imwe ni yawe indi ni ya mabuja indi ni ya teta indi ni ya bosi. Bosi ninde? Acha subiza iyo ngiyo. Nese Mariya akoresha tuzonyine. Ndakubwiye ngo subiza iyo ngiyo. Uriya sura mutegura isahani anga muri urugo. Ajye mu gikoni umutekere. Ntabwo byamfasha akazi. Subiza mu gikoni uko mbwiye. Hari ibindi tuvugana. Ana? Deta? No tu. Kumuna amasahani satuzuye. Yuzuye se gute kandi turi batatu. Inosa! Kumuhamagara icyayi. Ndi kumuhamagara kugira ngo azane indi sahani turategura amasahani atatu yonyine. Ushaka ande mu? Ya papa wanyu. Inde? Y'umugabo wanje. Hakundi mama. Shaka ngo nsobanure by'ukuri utankinishije habe na gato. Uyu dupfaniye.
ni musaza wacu ni data wacu nshaka kumenya isano nyamukuru ku munsi kamaze n'iyi uraza kumbaza abanza umbwira mama ndakubwira iki uyu ni umugabo wawe ni musaza wacu se tubimenye ni anko ni igiki muri uru rugo niki giteye kunyuka gutyo uyu ni umugabo wanjye ngiye kubaza mama njye ndagira ngo nkumenyeshe ngo igihe uyu nguyu azaba akiranga ataramenya ngo ni isano ki dufitanye nta mahoro uzongera kubona muri uru rugo nawe ntunze noneho mbikubwiye garuka hano ku meza usigare mu buryo garuka hano ku meza buriya yasukwa nk'imwe Ma, uyu nguyu ni papa. ni papa aranagukunda Nase ko mperuka ari umukozi. Tutsu aragukunda ibyo ntukajya ubimbaza n'iby'abantu bakuru sibyo Ubu ngubu ntabwo ari papa wacu. reka nguhere n'udukaroni hatawe wirire uyu nguyu aragukunda sibyo aragukunda wongereho ikindi gitoki kutariye se nkaba mbona wowe nawe wise Kose she. Urabona nasi ukuntu ambwiye. Ukumva n'ibyo tutari kuvuga. By'ukuri. Urabona amaherezo azaba yahe. Ko kwita ku byo bari abana bavuga. Nawe usugiye kwibagiza bimwe na bimwe. None ajya mu bigende gute? Uribuka aho nagukuye? Ndayibuka. None ufite ubwoba se nk'uri umuntu mukuru wowe? Usumvise ibyo abana bavuga ubwoba bwabura koko. Ikizima kereka n'injye ubikubwiye. Uvuye ku mafaranga 40,000? Ubu ngubu uri guhembwa ngahe? Si wewe wikoreramo? None niba ushaka kubyanga urabyanga hanyuma mu gihe. Nshaka kumenya iherezo gusa ry'ibi bintu. Iherezo? Noneho reka nkubwire ugiye guhitamo ibintu bingahe? 2. Teta, ngo genzane kaka kari hanze. Genzane kaka ngo umuraje ngo ninze ngafate. Aya hanze genda kanzanire. Nanze kubivuga n'umwana arimo arumva. Uhitamo ibintu 2. Ugiye guhitamo gusubira aho wari uri cyangwa wo kwita ku byo abantu bagize gute bavuga kuko ntabwo ushaka umuntu stressa uzinge icyo wazanye ngo uzinge icyo wazanye niba kandi utumva bikurambiye wikwita ku mabwire y'abantu ibyo ni ibintu bingahe uhisemo iki kandi igisubizo ndahita ngishaka nonaha ntabwo nahitamo kugenda kuko aho wankuye ndahazi kandi nanjye nifuza kugera heza n'ubundi nari nahageze niba bari abana gusa iyo numva ibyo bavuga wagira ngo hari umuntu wabibatumye wikongera kumva ibyo bavuga yewe wikongera kubyumva turi kumwe umugabo wanjye kandi nta kibazo ufite sibyo ntuzongere no kubimbaza niba nagucira no mu maso jya ubyemera niba nakubwira ngo uryama hasi jya ubyemera kuko nanone ikindi cya kabiri bariya n'abana banjye utazigera unabareba nabi kuko nunabareba nabi ni hehe ku muhanda nta bindi ngaho apeti merci njyewe ngiye kwitaba bariya abantu nubwo ndangije kurya ngo kazi ngo hari abakiriya benshi uragiye nta kibazo wowe rero rya urangiza sibyo sawa ngaho rero Bye mama. bye ariko se ibintu nzabyifatamo gute koko kumva ntabasha kubimira
karibu. Dushaka cyayi nta kibazo. Yanganira ko tuzi gutunganyiriza. Kugira se. Undeba wewe. Icyose. Abujyo agakundeba. Ntabwo nzabihaga se ahubwo. Kubera. Umukozi umuntu adahaga kurya niko nanjye ntashobora kwa. Ikabyo. Urumva ari ibikabyo. Kabyo. Cyangwa mu mudahari mbona adahari. Nzanagiye abona ari mu gikari ntabwo ndabyo neza ndabyo mu cyumba. Ari hafi ariko? Ahari ntabwo ndabyo neza ntabwo ndabyo neza. Merci. Ntade kwa. Urugo urahageze rero. Sirirwa kuvuga ngo uzajya ubitekerezaho bitekereza icyo watekerezagaho. Urakinsinze pe ariko nkinjiramo hariya. Nanjye nakigutsinze. Mu rugo iwanyu ni heza cyane. Merci. Ndore. Kimwe kimwe. Okay, ndacyemera. Ariko ntabwo intego ari ugutsindagurana. Ni ukunganirana. Okay, sawa. Kutanywa. Ndimo ndanywa. Mawiriwe. Wiriwe. Wiriwe. Muraho. Muraho neza. Amakuru yanyu. Amakuru yari meza. Se mwaje ryari? Twaje kare ubwo ntabwo nari nzi yuko uri mu gikari. Narebeye mu cyumba gusa. Nari nibereye. Mawiriwe ni shawe wanjye yitwa Fabrice. Fabrice? Bebe rero niwe mama wanjye nirwaga nkubwira. Fabrice ni karibu hano iwacu. Star. Hari utuntu nari ndi gukora rero. Reka mumeze. Ndabasezeraho nimujya gutaha. Murakoze. Mama wawe murasa. Yakada. Mama wawe murasa cyane. Cyane. Gorarimbi. Imico kwakira ababagana byose yari ibyaye. Okay. Kwihuta gusa nagira ngo menye mu rugo ekamwe icyayi vuba ubundi nzagaruka kubasura mfite umwanya tuganire. Gusa ndahamenye. Sibyo? Sareka babangara ngo gusezera. Mama. 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 Uri sezera umushyitsi. Nagira vuba cyane. Turagiye turi kwihuta twagira ngo tumenye mu rugo gusa tuzabasura tuzagaruka tubasure twiteguye. Mpaka nimero kawe none nta kibazo. Ayo 078 078 8 25 5 3 Handi. Ushobora kuguhamagara ushobora kuba uri kumwe na Nasi. Nagira gutya nkaguhamagara inda telefone ye yazimye cyangwa yizite nkunda gufata nimero z'inshuti ze. Murakoze
nta kibazo iyi niyo yawe umbipishije iyi ngiyi ngupipishije niyo yanjye murakoze iherwa na 42 murakoze cyane yes ngaho reka ngusezereho rekaze akugeze ku irembo uzagaruke tuzagaruka ntabwo tuzatinda murakoze umubyeyi yaribyaye Mico ni umwana we shiri muvuye ku ishuri se bite umeze ute ariko mutashye saa tanu twirukanye minerval babirukaniye amafaranga y'ishuri none se ubu mwuka bwawe ntabwo ndi bubitenya ari buri munsi twari tuzi ko tuje twari tuyafata tugasubira ntabwo muri busubireyo mfite ibibazo byinshi mfite ibibazo hari ibintu natumije bambwiye ngo biraje mukangiye kudeduana urumva se ndi bubigenze gute amafaranga yakura he cyeka nimbanza gucuruza nkaza kubona kubaha amafaranga y'ishuri nese mama tuzishyura mushobora kwishyura nko kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri muraba mwicaye nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu urabona abandi batazakora amakwizi tugatsindwa twebwe ntabwo muzatsindwa none se gusiba iminsi ibiri niko gutsindwa mwe mwicaye none se mbigenze gute ko nta mafaranga y'ishuri mfite ibibazo byinshi cyane kandi nanjye mujye munyumva ese ubundi mwagiye mubwira papa wanyu mwazagiye kwa papa wanyu mukamubwira akabaha y'ishuri ibibazo byose nibyo uzajya ubyikorera buri munsi nibarindire nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu nibwo nzabona amafaranga y'ishuri nyabaye gusa ndorere kugira ngo nideduwanire ibintu none se nabigenza nabideduwanye ejo ntabwo naba ndi hanze nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu ntabwo bari butsinda ubundi bagiye bayakana papa bakagira ikintu yafasha Kigali yabaye Kigali yabaga mwana wanjye amajyambere pe hano habaye niko se mwa mwana hari umushiki wawe agaruka agafata isuka agahinga utamenye ni hakure cy'abantu ikintu gisiga aha ngaha giteka mu hasi harimo ibintu bijyanye n'isheri y'umwana wanjye terura ajyana mama hego se ni mama waje ma muri aho gucana ku mama muri aho ngavanamo inkweto hanyuma winjire ufite inkweto ma muri aho ntaho neza ma mwana heza kutwa bitewe kirabana ukiri n'umugabo yego ma ninjira we kwiri gukuramo inkweto tambuka ntabwo icyo kintu cyawe oya nta kibazo tambuka genda wicare hariya nta kibazo genda tambuka yego ma muri aho ese ni ahangaha uba ni ahangaha twibera ese kuko mucana ku manywa mwana ntabwo ducana ku manywa nibwo hasi gusa mwana muri aho rero twari turaho mama amakuru se yiriye amakuru ni meza n'ay'izuba impeshyi yaraje
mwari muri aho ariko ndabona ukomeye nawe. turabona ukomeye ariko ndabona warahindutse Gutese. imyambarire Ese mama. kandi ho wataye umuco mwana wanjye. Mu cyari iyo ngiyo wari uzi ko nakomeza kumera nk'abaho. Oya Hano ni mu warahindutse mujyi. birakabya. Mu myambarire, mu myifatire. Nyine nibyo bigezweho none se mama. Nta cyishimishije kirimo. Nta se Ibi ngibi washyize ku ubu uzagaruka umpa akabyizi mwana wanjye nuko Reka reka ibyo by'akabyizi kanyu ni ibya kera nkiri mu giturage. Ubuse urabona ko nkiri mu giturage. Akabyizi nzajya ngohereza amafaranga abakozi bakora. Yego. None uragira ngo nkomeze nkane nkaba ahubwo reka nze nkwereke. Inosa. Ngwino ubabaze ikintu cyo kunywa. N'umutware. Aho yubwira iby'abatware abaraho. Mama wazi ikintu cyo kunywa. Ubabaze ikintu cyo kunywa ubazanye. Muramuki. Mu makawa. Makawa. Kabaso cyaka. Koga ruwese mazi. Ma. Yoka kavye. Ma. Oya ba. Reka bakuzane kakadiko agafanta kameze gutya. Hano ntabwo tujya tunywa izo nzagwa zawe. Kimikara. Ntabwo oya bakuzanire citro. Oya. Citro fanta ya citro. Ntabwo genda muzanire araza kunywa cyangwa se mumpe amazi nimba hari. Amazi? Ibyo ngibyo ibise muzanire amazi ubaza wowe se unywa fanta. Gende wera kasito. Kubaza. Ubu koko uzagaruka umpumutse. Mama nakubwiye ko ibyo by'imibyizi ni ibyo mu giturage. None se ngiye urabona yuko ngiye naza guhinga. Nzajya nkohereza abakozi bagire gute bagukorera. Ese maguruka ndeba. Ndabona kumbura uri kunyitegereza. Ndabona warahindutse kuntu ntazi we. Nahindutse nese. Umukecuru ni. Ibi fungu twaruza. Oya ntabwo. Oya ntabwo bishobora bafunguriye wowe. Oya ibi ntabwo ndimo ngiye. Amazi. Fata amazi mu kirahure muze. Ni amazi ari kurayanywa. Umva ndabanza nkubaze. Ndabona warahinduye imyambarire warahindutse. Warahindutse ukuntu ntazi. Ariko kuko ntakurize ndabona. Nese mu mujyi wabonye abandi bambaye bati. Mu mujyi mwiyambika ubusa. Nagaruka kwambara. Nase niyambaye. Sese nambaye. Iyi ni imyambarire urayishimira mushiki. Nambaye mama. Ase nibyo mu giturage sinzi ahantu wuri. Ibi ni ibintu koko. Ahubwo reka nze nkwereke ahantu. Ngiye kukuzanira umugabo wanjye mukwereke. Umugabo wabonye se? Ibi ni iby'abanyamujyi nuse wobura. Iyo myambarire yo nimba ari izatuma wubaka ntabwo simbizi. Nese mwana ubutaye akantu gatakaye wakunda mukagatora. Nakunda nyine nkagatora ibi nibyo bijyanye n'ibigezweho kandi nawe ubumenyi. Kigali kuri umujyi. Kigali ni umujyi. Sinzi sinakubeshya. Nagusubiza. Muraho. Iteka ryose. Muraho neza. Amakuru. Ni neza. Uri mama. Mama, dore umugabo wanjye. Reka ahubwo yicaye n'iruhande rwawe. Dore ngo uri gusigaye nk'umugabo wanjye. Ni jyewe n'isheri wanjye. Buke? Uyu ni umugabo wanjye. Ese ko hari umukozi mu rugo y'abamugabo ati. Umukozi se umugabo asimbura. Umugabo se nagakora. Ni umukozi nyine. Aranakora. Umusigaye w'umugabo wanjye. Sheri ntananabi. Dore rwose reka hagarara unamureba. Ubona atari umugabo mwiza se? Ndababujije. Ariko harya ngo hariya ka Kigali ngo agwa Nyabarongo. Umwana w'imfura yawe umugabo. Umwana? Uru ruhinja. N'uruhinja be niko bibona. Umuntu agomba kugendana n'ibigezweho. Umugabo wanjye yantaye bwa mbere atantaye kubera ko yasanze utwana duto. Umwana w'imfura yawe w'umugabo umugabo. Menya ko ari umugabo. Uyu ni umugabo. Sheri nawe mujya mu kazi ariko
ntacyo urabanguka se ndabanguka ntabwo turi bujyane ngiye kubera ko ureba mama yaje aho gutaha kare kugira ngo dusohoke ndataha kare kuko ndahita nshana kuri banki yes arakoze ariko mama urumva ukuntu uri kumbwira hejuru y'umugabo wanjye koko Mana ishobora byose Mana ikiranuka uruhinja ubyaye urugire umugabo wawe uyu muco ukuri bite mukoma iwacu ko bitahigeze uyu muco n'ugezweho nawe ibi urabona ari ibintu wakoze wowe ubwawe urabona ari ibintu wikoreye umugabo wa mbere yantaye kubera abana batoya nanjye ngomba gusanga abana batoya nibyo ntabindi ubu warahoze narahoze cyane ubu ndanezerewe ndatuje cyane ngaho reba rata reka nkubwire rero umwana w'umuyaga ntabwo ibi bintu wakoze bigukwiriye mama nta nubwo bigukwiriye n'ingano yawe n'umuco wari ufite kera ukaba warawuhinduye ugomba kugendana n'ibigezweho mu mujyi mufite uko mwifata dufite uko twifata uko wari uri imbere ko aribyo byari bikubereye nose mama ibihe bya kera nibyo wowe wumva ko ariko nanjye nakomeza turimo turagenda tugira ibintu bigezweho mugera i Kigali mukitwara uko mushaka ntabwo ari ukwitwara uko dushaka ahubwo ibintu turabifite ariko njye nashakaga urukundo urabyumva mama urukundo nashakaga umuntu unetesha yaje abana bangahe bose yarandishije ngewe nashakaga umpetesha nta kindi ibyerekeye washakaga kugira ahubwo sinzongera gushaka umugabo w'umusaza cyangwa umugabo unduta ngewe amafaranga ndayafite nzajya nemera ntanga ibyo mfite byose uriya nawe agize inuza akabazo ankoraho tupa injiza ubundi nta bindi w'umwana umpa amahoro nanjye nkamuha ayandi akicara akarya amafaranga nanjye nkayarya nta bindi nishobora byose tugomba kugendana n'ibigezweho tugashaka abana bato umugabo wanjye yantaye asanga utwana duto nanjye ngomba kwisangira abana urumva mbese umunsi yagarutse akaza mu rugo akahasanga uruhinja arurira uburiri ukurira uburiri ugasegura inkokora ngo useguye umugabo uruhinja umwana hari igihe wasanga aruta wa mugabo ukeka hinduka urabyemera hinduka wiseka meri ibi bintu ntibigera imbere ya so iswa akakubona akabona ruriya ruhinja papa se wazantwara iki urisimba ikamba urisimba ikamba papa se we amariki papa se niwe nzarana nawe cyangwa niba uzaba umugabo wanjye papa yaragushatse nanjye muneke sha ntayi icyo kwambara ndetse we tekereza gutyo kunjyaza gutyo urabite kare nawe ntabwo ngira ngo byanzanye wajya ndeka njye ku ruhinja ujyanye nasi reka rero nanjye nkubwire mama reka nkukure nkubwire nanjye nkubwire mama tega amatwi nanjye nkubwire umva mama uretse umva nanjye nkubwire mama washatse papa umukura reba birebe nyine mwamariye iki ntimwandetse nyifite imyaka 8 reka rero nanjye nkubwire ntuzongere nanjye kungarukira hano ntabwo ukitwa mama mbikujana nushaka ukimu bitego ntabwo ukitwa mama ugende ntabwo tuzagaruka mureka nawe gende ntabwo nkibashaka mubabaza ibiki ntundatira amataje ngo wagiye mu mataje